banza ukore subscribe kugira ngo dutangirane iyi nkuru y'urukundo nise urukundo rwanjye. Niba wabirangije cyangwa se ukaba usanzwe warabikoze, reka dutangire. Urukundo rwanjye niryo zina nishimiye kwita iyi nkuru yanjye kuko ijyanye n'urukundo rwanjye. Ubuzima hari ababwita ishuri, abandi babwita umwarimu kuko bwigisha cyane. Nanjye bwaranyigishije, nawe ushobora kwigira ku buzima bwanjye. Burya nk'uko tuvuka dutandukanye, n'ubuzima bwacu buba butandukanye. Bamwe bavukira mu buzima bwiza, abandi bavukira mu bukene nk'ubwo Yesu yavukiyemo. Ariko hari igihe usanga ubuzima buduhuje, nyamara twari dutandukanye. Biraryoha gukunda umuntu maze nawe akagukunda. Ariko se kuki bitaramba? Nuko ubukundanye n'umukire wowe uri umukene, cyangwa nuko ubukundanye n'umukene wowe uri umukire? Ariko se ko abo mbona bakundana ari abakire bose bakarambana, ndetse hari n'abakene bakundana rugakomera. Biragoye kubona igisubizo, ariko reka ntangire nkwibwira. Nitwa Dushime Samu, mvuka mu karere ka Nyaruguru. Maze kubona ko kwiga bingoye kandi umuryango wanjye ntako wabaga utagize, nise mpindura intekerezo maze njya gushaka akazi kuko nari nkeneye kuzatera imbere nubwo ntari narize. Ubwo buzima nibwo bwampuje n'umukobwa nakunze bitavugwa. Nikubwira ko namukunze, wumve ko numvaga aho kubaho ntamufite, nafata umugozi nkawushyira mu bushorishori, ubundi nkawumanika mu ijosi nkimanika, kuko numvaga nta rupfu rwaruta kubura ingabire. Namukunze nta bunebwe, umukunda nta buryarya, maze si ukumwimariramo ye. Ingabire naramukunze kugeza ubwo najyaga numva ijwi rye, umutima ugahita usimbuka ubutitsa, ukongera gutuza ari uko tuvuganye. Najyaga nkeka ko ndwaye umutima kugeza ubwo nagiye kwa muganga, bampima umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso, basanga ndi mutaraga. Gusa muganga ambwira ko ngomba kwitondera ibintu binkura umutima ndetse n'ibituma ntekereza cyane. Ariko se ko uwo nakundaga cyane yari Ingabire, nari kureka kumutekereza ngo ntapfa? Ibyo sinari kubishobora. Gupfa numvaga ntacyo byantwara mu gihe naba mfite Ingabire shenge. Yari yaranzonze. Natwawe nibagirwa kukubwira aho nahuriye n'uwo mumara agahinda. Ingabire n'umwana w'umugabo w'umukire nakoreraga. Igihe kimwe nabonye akazi ko gukoropa mu rugo rw'ahantu. Akazi kanjye kari ako gukoropa inzu zose zo muri urwo rugo. Ariko kandi nabaga muri icyo gipangu mu mazu yari ari inyuma y'igikoni. Uwo mugabo yitwaga Gasirabo, ariko bamuhamagaraga Papa Ingabire. Ingabire rero yari ubuheta mu bana b'uwo mukire. Ingabire icyo gihe mumenya yari afite imyaka 16, yigaga ku ishuri ryari rikomeye cyane mu mujyi wa Kigali. Niba ngo ari iryitwa ngo Kimama, ndumva ntari kuryibuka neza, ariko bambaraga utujipo tugufi, amasogisi maremare, hejuru bagashyiraho udushati duteye ipasi. Rero reka umunsi umwe mbyukiri mu kazi nk'ibisanzwe, igihe ndi gukoropa mu nzu, nyerere nikubite ku kabati k'ibirahuri maze mbone karamenetse. Umutima wahise udiha, ndavuga nti byanze bikunze ndafunzwe. Ubwo bubabare nari nabushyize ku ruhande, ahubwo ndi gutekereza aho nkura ubwishyu bw'ako kabati k'abandi. Maze ngiye kumva numva urugi rwo ku cyumba cya Ingabire rurakingutse. Ndebye mbona ni Ingabire. Arebye aho nari mpagaze, abona ibirahuri byuzuye imbere yanjye. Yesu aza, ariko ntangira gutekereza ko agiye guhita ahuruza ababyeyi be, mbese umutima urushaho gutera. Yaraje arambwira ati humura ngiye kugufasha. Naribajije nti uyu mwana aramfasha ate? Nyamara yaramfashije. Nkundira nkubwire umutima udasanzwe Ingabire yanyeretse mu gihe ntabitekerezaga.